byatumaga ntakunda kuboneka mu rugo kenshi. Rimwe rero ndataha nsanga umwana arimo arakora siporo, mbona ni ibintu bintunguye. Karitoma umwana gukora karitoma, umwana afite imyaka 3 ukabona arimo akora karitoma neza, arahuza cyane neza. Hari umuturanyi twaduturanye we yajyaga akunda kuba ari mu rugo, arambwira ati Queen ntago yari yo siporo azi yonyine, uze kumufata neza, wenda umugurire nkabumva umujyane mu cyumba basi, wenda umubwira gukorera siporo zose azi. Ati ko afite siporo zinarenze nizo ngizo weho uvuga ngo ziguteye ubwoba. Nuko mushyira mu nzu, ndamwinginga nabwo ni ngaho nkorera siporo, mugurira akabombo nabwo nshaka ko nkora siporo ujye ukorera abandi. Nuko nkora siporo nsanga ubwo nageze aho nanjye nkajya mubwira nti ngaho fata akaguru gashyire, ukamwereka ibyo akora ukabona arabikoze. Nana rimwe uri kubita hasi. Oya. Abana ku ishuri se mwigana bo nago ujye bakora siporo. Ni cyo kintu wabwira mama wawe? Ndamukunda kandi azakomeza akunda siporo zanjye. Icyo nasaba Coach Gaël ni uko yampa umwanya muri stade ari kubaka, nkakorera abantu siporo bakishima. Yes, reka nanjye nanone mbahereza ikaze. Ubu ngundi kumwe na Queen ndetse na mama we. Turimo turagenda tuganira, urabona ko bambaye ibintu bimeze fresh, bari gusabe neza ku myenda isa neza cyane cyane. Mumeze mute? Turakomeye. Reka tene mba mikoro nayiguhaye icanye, iracanye fresh. Murakomeye. Niwe mubyeyi wa Queen? Yego. Muranasa. None se ndiyo hari ibibazo rero ngiye kukubaza kandi n'abantu bose bajya bakunda kwibaza, ndaza no baracisha barareba n'utuvideo twa Queen. Uyu ni umwana siporo akora, abona ko ari ibintu biteye ubwoba. Wowe ntabwo ujya ugira ubwoba nk'umubyeyi? Oya, ntabwo nagira ubwoba kuko yabitangiye kera ari umwana muto, ndetse n'imikino ye yakundaga kuba arimo gukinira mu rugo, wabonaga ari siporo. Buriya ntabwo yakinnye imikino y'abana b'abakobwa ndetse kwa kundi umuntu aheka utuntu mu mugongo, udupupe. Yego. We yakoresheje gukina akora siporo. Ko niyo yajyaga gukina n'abandi bana ntabwo wabonaga byitaweho cyane nk'uko yakora siporo. Yakundaga siporo, ari n'umwana muto cyane. Hanyuma se ntabwo ujya ugira ubwoba ko yavunika? Oya, ntabwo banjye ngira, narabimenyereye. Warabimenyereye? Ibi bintu se ko yabitangiye akiri mutoya cyane, kandi nanone ikindi kintu kiba gihari, ukabona umwana bari kugaragaza muri social media, wumva nta bwoba ufite? Kuko bijya bivuga ko burya ngo ari byiza kugaragaza umwana muri social media cyangwa gushaka kwamamaza umwana ari hejuru y'imyaka 18. Wowe nta mbogamizi bigutera? Oya, nta mbogamizi bintera cyane. Akenshi inshuro nyinshi rimwe na rimwe tuba turi kumwe, wenda nk'iyo yajya kure nta mbogamizi mbibonamo. Okay. Nekeza ko ushobora kuba umwadeperi bitewe n'ukuntu ndi kukubona. Kubera iki? Bitewe n'ukuntu ndi kubona inyogosho yawe. Yego. Muri adeperi bino bintu murabyemera? Ntago wasubiza impano y'umwana inyuma. Cyane ko ni icyaha. Ibingibi siporo ntago ari icyaha. Ntago se bajya bavuga ati umwana wawe rwose muzane mu rusengero muvane muri biriya bintu? Oya. Ntago adeperi igeze aho ngaho. Hanyuma ishuri, ku ishuri bimeze bita? Ariga akanakora siporo nyine ukabona nta kintu bibangamira ishuri? Ariga agakora na siporo. Agira iminsi yo kwiga n'iyo gukora siporo, ko siporo ayikora muri weekend. Iyo urebye ubona zino siporo hari umumaro zimufitiye? Ku ruhande rwe, ku ruhande rwe wenda mbere na mbere, ku ruhande rwe yakoze siporo ubona nta kibazo, nta burwayi. Sinjya nkunda kubona yarwaye. Ikindi akamaro nyine, ibindi wenda turabitegereje kuko hari igihe byazagira icyo bimumarira, ariko ubu
nta birenze. Ndaza kwibaza impamvu mbona nkunda kubona Queen wacecetse cyane ku buryo kuvuga biba bigoranye, kandi nabonye murumuna we ari sharp cyane. Ni ukubera iki? Sinzi, wenda yaba yageze akitonda, ariko ubundi ubona atari umwana witonda cyane. Njyewe tumaze kubura inshuro zirenze imwe, ariko nyine n'ubundi agaragara nk'umwana ubutuje udakunda kuvuga, ariko nyine sinzi, nyine hari igihe na papa arahari. Yego. Na papa aramushyigikiye muri bino? Nta kibazo, aramushyigikiye. Okay, Imana se ayikura he? Hariho hagati yawe ndetse na papa? Sugo nihira ntaho. Hagati ari we na papa? Papa we yigeze kujya akora siporo nyine za karate kera nyine, ariko ntago yabikomeje. Kugira ngo ubone ko uyu mwana wamuhereza uburenganzira ukamuhereza coach akazamukoresha biriya bintu akora nyine byo kwigoronzora cyane, byagenze biti kugira ngo uhite uvuga tereka na coach ukahita umugirira icyizere? Byavuye ku ki? Hari ibiraka nakoraga byatumaga ntakunda kuboneka mu rugo kenshi. Rimwe rero ndataha nsanga umwana arimo arakora siporo, mbona ni ibintu bintunguye. Karitoma umwana, gukora karitoma umwana afite imyaka 3, ukabona arimo akora karitoma neza, arahuza neza. Nyine byarantunguye, ndavuga se umwana w'umukobwa ashobora gukora ibi bintu bikavamo. Nuko ndanabimukubitira, nimufata ndamukubitira, mbwira nta mukobwa ukora ibi bintu ntibibaho. Nuko ariko nyuma aza kumbwira ko atazareka siporo, ambwira ati ngiye nkunda siporo ntago nazireka. Ubwo rero hari umuturanyi twaduturanye, we yajyaga akunda kuba ari mu rugo, arambwira ati Queen ntago ariyo siporo azi yonyine, uze kumufata neza, wenda umugurire nkabumba umujyane mu cyumba, basi wenda umubwira gukorera siporo zose azi. Ati ko afite siporo zinarenze n'izo ngizo weho uvuga ngo ziguteye ubwoba. Nuko mushyira mu nzu, ndamwinginga, nabwo ni ngaho nkorera siporo, mugurira akabombo, nabwo nshaka ko nkora siporo ujye ukorera abandi. Nuko nkora siporo, nsanga n'umwana mbega nabonye ari nk'impano ye. Ndavuga ntago namupfundikirana impano ye, niko guhita nshaka uriya mukoci. Koci twari duturanye ariko ntago nari muzi neza, yaratuye haruguru yacu. Nuko hari umuntu wiko nabajije ahantu aba, arahambwira. Uwo mugoroba mpita njya kumureba, ko urumva bwari buke, mpita n'undi njya mu biraka, nahise njya kumushaka muri uwo mugoroba. Ndabwira nti mfite umwana ufite impano, ndabwira ntuzaze umurebe. Ntago yatinze, bukeye bwaho yaraje aramwitegereza, arambwira ngo ngaho ukora siporo. Siporo arazikora, aravuga ati uyu mwana afite impano. Nuko ndamubwira nti rero uyu mwana uramufasha, kandi mu kumufasha ntago ndi bubona amafaranga, ntago nabona amafaranga nguhaye, nta naho nayakura. Arambwira ati nta kibazo, ubwo umwana afite impano reka tumufashe, reka ngiye mufashe nk'impano y'igihugu. Ubona aranabikunze cyane, ko afite uburyo yamwitegerejemo, wenda buriya aramureba abona ko yaba afite impano. Ngo waratagendaga ugasanga yakoze amasiporo, niko abaturanyi bakubwiraga. Hanyuma se utekereza ko ibyo ngibyo byo iwe inandara kugira ngo amenye agasiporo kambe, kugira ngo amenye yaba byarabiterwa iwanyu, nyine wumva ari nk'ibigiye mpamvu yabikuye? Ntago nabuseni, wenda sinzi, nta iriya siporo cyane ko nta n'uwigezeho mu muryango w'iwacu yikora. Kuvuga wenda mu rugo yaba televiziyo cyangwa iki? Oya Queen, ubwa mbere bazira siporo ukora wazirebye? Yego. Nabivukanye. Yego. Ubundi yanayitangiye siporo nta na televiziyo iri mu rugo. None se yatangiye siporo mutaragura televiziyo? Nta na televiziyo iri mu rugo icyo gihe. Ese kucyo ubwo umuntu avuga ngo bira bintu nyine akabivumba akabibika muzamo? Nyine yaramanukaga akigira kuriya n'ubundi irimo kwigira hano hose. Ubwo nageze aho nanjye nkajya mubwira nti ngaho fata akaguru gashyire, ukamwereka ibyo akora ukabona arabikoze. Nana rimwe uri kubita hasi? Oya. Abana ku ishuri se mwigana bo nago ujye bakora siporo? Nabona ko nambaye
yambaye ijipo. Ugikora uko wambaye ipantaro gusa. Byiza cyane, byiza cyane. Hanyuma rero tuganire no tumbogamizi zihari kuri nyine tujye mu mbogamizi zihari kuri uyu mwana. Ubona ari mwiza imbogamizi akunda guhura nazo. Imbogamizi uyu mwana aba afite iyi siporo akora isaba imbaraga nyinshi. Ubona akoresha nyine imbaraga nyinshi kandi usanga imbaraga akora mu mubiri we rimwe na rimwe ntago aba afite kugira ngo abone ibintu byamusubizamo imbaraga nanone ntago biba byoroshye. Bisaba nyine birashaka ikintu cyitwa imibereho. Ntabwo imibereho nyine iba yoroshye, hari ibyo abona hari n'ibyo atabona. Ibintu byamufasha kugira ngo agire imbaraga neza, akorane imbaraga, akorane ingufu nk'uko abyifuza, ntabwo abibona. Ikindi ibikoresho, hari ibikoresho baba bakeneye iyo urimo gukora siporo. Nk'ubu hano iyo baje gukora siporo urabona ko ni ukwiranja bakajya mu byatsi, rimwe na rimwe hari igihe ataha mu mubiri ibyatsi byawo babye, ugasanga umubiri we wajeho utuntu kubera ibyatsi biba byamubabye. Ntabwo biba byoroshye. Imyenda ya siporo nabyo ni urundi rugamba kugira ngo uzayishake unayibone, ni imyenda iba ihenze. Ibyo byose ni imbogamizi zikomeye kandi zitoroshye. Se kuri none gukora siporo mu byatsi. Yego. Uburyo utaha ku ibyatsi biri kukurya? Birambye. Yego. Uyu munsi birakurya? Twakoze siporo. Twakoze siporo? Twakoze siporo nkeya ntabwo byaba. Ujya wumva ubabaye ukuntu bitewe n'ukuntu ukora siporo igihe ugataha ibyatsi bikakurya se? Nta kundi urawe bizacamo. Ubwo nyine ikintu cyaba kibura ni za tapi bakoraho siporo n'ahantu ho kuzikorera. Yego. Hari igihe bizakunda gutyo ukabona umuntu aramubonye gutya akamwifashiriza, bijya bikunda cyane ko ari umwana ukwiye gufashwa. Se wenda tuganire ku mibereho ya Queen. Ku mibereho ya Queen, umuntu ukora siporo n'ubundi ubivuzeho mu kanya, ariko umuntu ukora siporo ni umuntu uba ubona, uba ugomba kubona imbuto, ugomba kubona ayo mata, ugomba kubona nyine ibintu bimwongera energy. Queen ibyo bintu ajya abibona? Ntabwo abibona. Ntabwo mufite ubushobozi bwo kuba mwabimugura kugira ngo mwite ku mpano yanyu se? Oya, umuntu akoresha ibisanzwe nyine bihuye n'ubushobozi bw'umuntu aba afite, ariko hari ibyo atabona kandi ntabwo biba byoroshye. Mufite nk'abana bangahe? Mfite abana 4. 4. Queen ni wa kangahe? Queen ni umwana wa 3. Queen ni umwana wa 3. Aba mbere ni abahungu, abahungu 2 babanza, hagakurikiraho Queen, hagakurikiraho n'undi mukobwa nyine wa 4. Hanyuma se abo bandi bo bafite izihe mpano? Ntabwo nta n'umwe ugerageza siporo? Ntabwo bafite ibintu bya siporo mu mubiri wabo, ntabwo mbonamo siporo zihambaye nk'izo Queen afite. Wowe ukiri umukobwa nizihe mpano wumvagamo? Njyewe nararirimbaga. Wari umuhanzi? Oya, ntabwo nari umuhanzi. Muri korali. Hanyuma bwa mbere ubona Queen anyina akoze izo siporo akazikora, ni ikihe kintu cyose kikuza mu mutima bwa mbere? Icya mbere na mbere nkimubona nahise mbona ko namukubita nkabimukuramo, ariko nza gusanga bitakunda kubera ko nabonye ko nyuma nabyitegereje mbona ko ari impano ye. Aranambwira ati niyo wabinkuramo ntabwo byamvamo. Nuko rero ntiwagira ubwoba ukuvuga ati ibintu umwana wanjye byagenze gutya na gutya? Oya, aho kugira ubwoba ntabwo nagira ubwoba. Mbere nibwo nabonaga mfite ubwoba, hase umwana w'umukobwa akora ibintu bimeze gutya gute, ariko nyuma bitewe n'ukuntu najyaga mbona narabonye utundi twana t'udukobwa two hanze dukora siporo, nabonye nta mbogamizi nagira ku mwana ngo yagira ikibazo. Abonye na mukuru na murumuna we nawe ameze nk'ubu bari gukora izo siporo, ajya agerageza kumwigana ariko sinzi ko yabishobora.
abari kugerageza ariko biba bigoranye, biba bikigoye, ariko nawe azabishobora. Nabonye bamukoresha ka kane ko kwigora akagashobora. Ariko se nawe si yigeze kuzikora, siko wari wambwiye murabona yigeze kugeza nyine nawe agakora. Ariko nyuma aza guhagarara. Yahagaritswe n'iki? Nagiye muca intege mu gakeya kubera ko nabonaga ari umwana. Taha yananiwe ko cyane bakoreraga kure, bakorera kwa Karirosi hari kure. Bafite imyaka ingahe? Afite imyaka 5. Ese ngo yabitangiye afite ingahe? Sangiye ko ngabitangiye afite imyaka 3. None se kuki uyu ngo utamuhagaritse murumuna we kamuhagarika? Nabonaga ari umukobwa w'umunebwe kuntu. Okay. Queen, ni cyo kintu wabwira mama wawe? Ndamukunda kandi azakomeza akunda siporo zanjye. Ako siporo zawe urazikunda? Ni cyo kintu wabwira abakunzi bawe? Bakomeze babirebe, baneza bahumugisha, banshigikire, baneza bahumugisha. Yakwini bikunda kuzamo Imana cyane. Yakwini bikunda kuzamo Imana cyane, banza senga cyane kabisa. Akunda gusenga. Akunda gusenga. So reka tugane ku musozo. Tugane ku musozo, ntabwo tuba dushaka kurushya abantu b'ababyeyi. Tugomba kubavugisha make kandi make meza arimo akubiyemo byose. Tugana ku musozo rero, hari umuntu akubonye, hari umuntu atekerezaga akabona uyu mwana ari gukora siporo, kuko nago icyambere tumenya ko yamenye siporo iwabo nta televiziyo bafite, atazi ngo bigenda gute, kandi urumva akeneye no kumenya izindi siporo, akeneye kwihugura, akeneye kuba yabona wenda n'ubwo buryo ngo bushobozi bwo kuba yabona uburyo areba mu yigamo izindi siporo, siyo? Ndagira ngo nkubaze noneho, kugira ngo noneho nk'umuntu ashaka kuba yamugeraho, umuntu ashaka kuba yamuvugisha, umuntu ashaka kuba yatera inkunga ababyeyi be, babona gute? Reka kubabwira wenda nimero. Dutuye nyine ni Murambi, biti Murambi, Kicukiro. Ariko nyine umuntu akabaha na nimero. Nimero zanjye ni 078 19 7 960. Okay, izo nizo nimero zawe. Urumva n'abashaka kuba bazura umubyeyi wa Queen, abashaka kuba bavugisha Queen, cyangwa abashaka kuba bagira inkunga bamutera bakurikije impano ye bamubonye, mwumvishe ko nimero ze ari izi ngizi. So dusoza rero, reka duheze Queen mikoro agiye ikintu atubwira, anaririmbire mama we kuko atubwiye ko azi kuririmba, sibyo? Icyo nabwira abantu ni ugukunda siporo, ntabwo ari ugukunda ibintu bimwe gusa, ni ugukunda siporo, atari ugukunda ibintu byose by'imikino. Ubushize wasabye Coach Gaël ko yafasha, ngiye ikintu ubwira Coach Gaël? Icyo nasaba Coach Gaël ni uko yampa umwanya muri stade ari kubaka, nkakorera abantu siporo bakishima. Sawa, urakoze cyane mama wacu, urakoze. Reka tugushimire kubw'umwanya waduhaye.